Hello bantu banjye nongeye kubasuhuza cyane mbifuriza ibihe byiza. Ahangaha duhuriye ni kuri Daily Advice by Claude TV. Reka mbereke iyi filime murebe ibintu natwe biri kubera muri iyi minsi cyangwa se bikurira muri iyi si. Iyi filime ngiye kukugezaho yambabaje cyane, ngiye kuyikubwira, tega amatwi wumve gusa nuyigeza ku musozo uraza kwakura isomo rikomeye cyane. Ibintu uri buze kubona muri iyi filime biraza kugutungura kuko nanjye ubwanjye byantunguye, ntabwo nari nzi ko ibi bintu ariko bimeze. Kumbe tubona abantu barwariye ku mihanda tukabona ntabwo bakira, kumbe hari indi mpamvu ziba zibyihishe inyuma. Reka rero dukomeze turebane iyi filime, ubundi babwira ngo ni ukuri mwarakoze gukora subscribe kandi nawe wisanze ahangaha warakoze kuhagera. Niba ari ubwa mbere uhageze, njye nitwa Tuyishime Yesu. Ni Tuyishime ugiye kukugezaho iyi filime, ubundi aho wisanze kuri Daily Advice by Claude TV. Ubundi nkubwira ngo reka tubane ubutaha, ntabwo uzigera wicuza, ndabizi ntabwo uzigera wicuza. Ngaho reka dukomeze na filime yacu. Kira mu izina rya Yesu Kristo, amena. Icyubahiro cy'Imana, icyubahiro cy'Imana. Yesu urakoze, Yesu urakoze, Yesu urakoze. Yewe ushobora kugenda, ubu ngubu wagenda, ubu wagenda, ubu wagenda. Yesu we urakoze, Yesu ushobora kugenda, ushobora kugenda. Nagenda, nagenda, yo nashobora kugenda. Ni imbaraga z'Imana ndategetse ngo imbaraga gukira, nukire mu izina rya Yesu. Nukire, 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 nukire. Yesu urakoze, Yesu urakoze, urakoze, urakiza aka kanya. Ushobora kureba, nshobora kureba, nshobora kureba, nshobora kureba, nshobora kureba. Ndakize. Thank you Jesus. Urakoze Yesu, urakoze, urakoze. Ushobora kugenda ubu ngubu urisanzuye mu izina rya Yesu Kristo. Yesu urakoze, mu imbaraga z'Imana ndongera gutegeka. Wasaze ariko ubwenge bwawe wabutaye. Uri biki kugerageza gukora ngaho? Ubwo buhanuzi bwawe uri kuzana, cyangwa ubuhanuzi bwawe uri kuzana niki? Ntabwo uzi uburyo gukora business wowe, ntabwo uzi uburyo gukontrola. Ariko umugore mutoya, niba uri kureba uyu muntu, urabona uyu muntu ameze ate? Ikibazo cyawe ni ikihe? Kubera icyo uri kumpagarika gukiza uyu musore mutoya. Inoherejwe kugira ngo nza kuri uyu muhanda, ndaza gukiza abantu 3. Niyo mpamvu ndahanga kugira ngo mukize. Ngiye kumureka yisanzure, ngiye kumukiza mu izina rya Yesu nko nabyohereje. Mu izina rya Yesu ndahagaze ahangaha, mu izina rikomeye cyane ryanyohereje ahangaha. Ngiye guhamagara Imana kugira ngo Uwiteka akire. Ndategetse kugira ngo akire mwiza. Ariko ushaka kubutumva Icyongereza, ntabwo akeneye gukirwa nawe. Niba uri kumva ushaka abantu bo gukiza, reba hariya, uri kureba hariya hari ibitaro. Genda ugeyo, nugerayo uraza kuhasanga abantu benshi cyane barwaye. Ugenda ubakize. Urumva, ntabwo dukeneye ubufasha bwawe. Ariko ibintu uri kuvuga we ni ibiki? Ni kuki mudakeneye gukizwa nanjye? Kubera iki? Kuki ari kuvuga ngo ambenda? Hagarika. Uyu yange Imana uri umuntu mutoya niki? Ni musaza we mukuru. None ntabwo ushaka yuko akira. Kubera iki? Kubera yuko nicyo gishoro cyanjye, niho nkura amafaranga njye, niho nkura amaramuko. Rero wimpagarikira business. Ibi ndabibonye. Yesu Kristo, Jesus, Imana ngwino bikore kubw'imbaraga ze, nambaraga zindi zamagarika, nambaraga zindi zamagarika mu gukiza uyu muntu nkuko wakijije abantu benshi. Ariko wasaze? Niko wasaze wowe? Nimpamagara musaza wanjye, ibi ndari bugukorere ntabwo bigereranywa n'ibyo nakubwiye. Ushaka wagenda, ndagushaka kugenda. Reka nze noneho, kubera yuko ngiye gushaka gukiza uyu muntu. Cyoboretse noneho, cyoboretse nze nkwereke. Ntabwo cyoboretse, ntabwo ahagarika business njye. Nanjye noherejwe ahangaha n'Imana, noherejwe ahangaha. Brother, uri hehe? Ngwino hano, ngwino na business yacu bagiye kuyihagarika hano ku musozi. Ngwino rwose, hari umushaka gukiza ngo source of income yacu cyangwa se amafaranga yacu bashaka kuyasenya, bashaka kudusenyera business. Uri bwakira imbaraga z'Imana, nambaraga ziri mu bagarike gukiza. Uraza gukira mu izina rya Yesu, uraza gukira koroherejwe n'iza n'Imana. Ugomba gukira, nta zindi mbaraga ziri kugereho. Urakira mu izina rya Yesu.
ariko winsenyera business, wowe winsenyera business. Amaresi byagenze bite? Uyu ninde uyu nguyu ngumva naguhamagaye, dore hano uyu muntu yaje ngaha, ntabwo tuzana akagore gaturutse karaje kaza gushaka kudusenyera business. Ubu bintu wabyiyumvisha koko? Ariko wowe ikibazo cyawe ni iki? Ninde wakohereje? Ntabwo nshaka kumva iyi ni business yawe. Reka nkubwire ikintu kimwe, reba ahangaha uburyo uyu muntu ameze, menya yuko turi gukorera amafaranga, none ushaka kumukiza, none twabigusabye, hano hari ibitaro byawe bihari. Reka ngire ikintu ngubwira, ushaka wavangaha kuko ibintu ugiye kugukorera ndaza kubikora. Nanjye reka mbikubwire, noherejwe n'Umwuka Wera, yambwiye ko nza ku uyu muhanda ngomba kuri bukiza abantu, kandi ntabwo muri bumagarike. Ndakubwiye ko yaba atari nawe nyine uzabona izindi mbaraga, ntabwo zampagarika. Imana yanyohereje ahangaha, ndaguhagarika, ntabwo umagarika mu izina rya Yesu. Kira mu izina rya Yesu. Thank you, urakoze Yesu, urakoze. Ubu urakize mu izina rya Yesu, urakize. Nshobora kureba. Uyu nguyu yakoze iki? Ibintu dukora ni ibiki? Turakwereka, turagukubita. Uhangana ntabwo uri buhave, bigenze bite ariko? Kubera iki muri gukora ibi bintu bigenze bite? Ibi ngibi nindakohereje. Reka ngire ibintu mbwira, ibi bintu bimukuyemo nzongera kubimusubizamo. Nibyo uri umunyakuri, nibyo gukira kwawe ratabyo wakize burundu, ntibagushuke, nzongera mbimugaruremo. Hoya yakize. Nubwo ibintu nkoreye ahangaha uri kubona uzusenge business, ariko nzakwereka ugombe ibi ngibi. Igihe cyose namaze ndi kukwitaho, reba imyaka 15 yose maze, wegeze uburi byojya, nenda kugura imyenda yasa amafaranga. Reka ngire ibintu ngubwira, niba utongeye kugira gutya, niba utaza hano byaturutse, ndagira ngo nkubwize ubikuri yuko ibi bintu cye ntari bubyemere. Ongera urebe hano, umva none reba niba ari umwe bw'ibintu mwankore. Ngiye kubaza uyu mugore w'Imana, agiye kubasabira igihano ku Mana. Ngiye kubimwemerera, kubimubwira abasabira igihano, bya bindi mwakoze, kuko ndamwemeye bikore. Reka bikore mu izina rya Yesu. Kuba kimwerutse mu gihe he, reka bikore abasabira igihano. Mu gihe Yesu urakoze, murakoze cyane. Ubu ngubu urisanzuye mu izina rya Yesu Kristo. Imyaka 15 yose ntareba, murakoze. Ubu ngubu umeze neza, urisanzuye. Ubu ngubu gukira kwawe niteka, nakuzongera kurwara, wakize bwite mu izina rya Yesu Kristo, wakize. Niyo mpamvu ibintu byose, ubundi burwayi bwose wahuye nabwo, niyo mpamvu ntegetse ngo ukire mu izina rya Yesu. Nukire mu izina rya Yesu. Ikibazo cyose urwana nacyo, izindi ntambara zose uri kurwana, ndategeka gukira mu izina rya Yesu. Ndakwinginze ko ugiye gukira ahantu hose waba uri muri iyi si, ariko ndakwinginze ngo ahantu hose mu kazi kawe, mu buzima bwawe, ndategetse ngo byose bihinduke, bibe bishyashya mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu. Niba wizeye isengesho, andika amena muri comment. Imana iguhe umugisha. Urakize mu izina rya Yesu. Urakoze. Jesus, wakoze. Yes. Nanjye nkoze ibyo Imana yanyohereje gukora. Urakoze. Ndagira ngo mbabwire ngo mukande subscribe, ubundi duhure ubutaha. Izindi video nazo nakagaruka, filime nk'izi ngizi nakagaruka, wowe gusa ujye uhari, uzajya umbaza ngo ese ubundi filime ziri hehe, ntabwo uzazibura, ndakwizeza.